Muraho neza inshuti namwe bakunzi ba Physio Rwanda, mbahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Uyu munsi ndashaka gusubiza ikibazo cy'umubyeyi umwe watwandikiye ubutumwa burebure cyane bwuzuyemo impungenge nyuma yo kubyara bazwe. Ni ubutumwa natwe bwadukoze ku mutima bitewe n'uburyo cyabutwandikiyemo, ndetse bikanagaragaza ko hari abandi nabo bifuzaga gusobanukirwa bitewe n'uko nabo bagiye bamureplyinga cyangwa se bamusubiza bamubwira bati none se nyuma byagenze bite, bagufashije gute, ese warakize ko natwe byatubayeho. By'umwihariko rero uko kugenda abantu benshi babyibazaho byatumye tubikoramo video kugira ngo tubashe kuba twayibaha ibashe kuba yafasha benshi. Uyu mubyeyi ntabwo ndi bwibande ku butumwa bwose yanditse, ariko bimwe mu by'ingenzi nibyo ngiye kuvugaho. Aravuga ati kuva nabyara mbazwe numva utuntu tunjomba mu biganza ndetse no mu birenge, rimwe na rimwe nkabyimba intoki, umunwa cyangwa se amaso. Mu by'ukuri nagiye kwa muganga barampima basangamo amibe, ariko ndashidikanya ese koko byaba ari byo, ese bishobora kuba bihura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, ese ko byaje ari uko nkiva kwa muganga kubyara byo ni ukubera iki? Mudufashe mudusobanurire. Iki nicyo kibazo ngiye kwibandaho, ndagisobanura mu buryo bwiza mpamya yuko buri buze gufasha benshi. Iki ni ikibazo rero gikunze kubaho ku babyeyi benshi nyuma yo kubyara, cyane cyane ababyaye mu buryo bwa C-section cyangwa se ababyaye babazwe. Muri iyi video turasobanura impamvu zishobora gutera utuntu tujomba mu biganza no mu birenge, ndaza kukubwira impamvu zitera kubyimbagana nyuma yo kubyara, ndaza kukubwira impamvu amibe atariyo nyirabayazana muri ibi bibazo, ndaza kukubwira kandi ni ryari ugomba kwihutira kwa muganga, kandi se ni gute physiotherapy ifasha cyane cyane mu gukemura ibi bibazo. Niba ufite umubyeyi uherutse kubyara, iyi video birakenewe cyane, kandi ndizera yuko n'uwabajije iki kibazo ari hafi kugira ngo abashe gusobanukirwa. Ibi bibazo byose reka tubanze turebe ubundi bisobanura iki. Ikibazo cya mbere burya kumva utuntu tujomba cyangwa se ibyo bita paresthesi. Ibi ngibi ni igihe umuntu aba yumva utuntu tujomba, akaba yatitira, akaba yakumva by'umwihariko icyo gice kitumva neza cyane. Ibi ngibi rimwe na rimwe yumva harimo nk'amashanyarazi, ibi ngibi akabyumva cyane cyane mu biganza cyangwa se mu birenge byiwe cyangwa se mu mpera z'ingingo, ubwo ni mu ntoki nyine no mu birenge cyane cyane mu mano. Ibi ngibi rero akenshi biterwa n'imyakura cyangwa se icyo bita nerves ibitari gukora neza. Ikindi kintu cya kabiri burya ni ukubyimbagana. Akenshi iyo umubyeyi avuga ko abyimba intoki, akabyimba amaso n'umunwa, ibi ngibi byitwa edema mu buvuzi. Reka rero turebe, ese amibe koko yabitera? Abantu benshi mu Rwanda iyo barwaye kenshi babwirwa yuko bafite amibe, ariko amibe akenshi ifata mu mara. Ibi bimenyetso rero byayo bikunze kuba ari ugucibwamo, kuribwa mu nda, umunaniro, rimwe na rimwe umuntu akaba yabona n'amaraso mu musarane, ariko ntabwo amibe yatera utuntu tujomba mu biganza, ntabwo itera kubyimbagana mu maso, nta nubwo itera kutumva mu birenge. Niyo mpamvu rero uyu mubyeyi ashobora kuba afite ikindi kibazo cyihishe inyuma, ari nacyo ngiye kwitsaho. Dore rero ibibazo bishobora kubitera nyuma yo kubyara. Hari impamvu nyinshi zishobora kubitera. Iya mbere bayita postpartum preeclampsia. Ni ukuvuga ngo iki ni ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ushobora kuzamuka nyuma yo kubyara. Ibimenyetso by'i postpartum preeclampsia ni ukuvuga ngo habamo kubyimba mu maso, kubyimba intoki, kubabara umutwe cyane, kureba nabi, ndetse n'umwuka ugatangira kugabanuka. Ibi ngibi rero biba ari byiza, biba binagomba gusuzumwa na muganga hakiri kare. Ikindi kintu cya kabiri gishobora kuba cyabitera ni ukubura intungamubiri. Burya mu gihe cyo gutwita umubiri ukoresha cyane vitamine B12, calcium, magnesium ndetse na iron. Ni ukuvuga ngo iyo bigabanutse bishobora gutera utwo tuntu tujomba
bigatera kandi kutumva neza haba mu biganza, mu ntoki ndetse no mu birenge, ndetse bikaba byanatera muscle cramps cyangwa se kwikanyiza kw'imikaya. Ikindi kibazo cya gatatu gishobora kubitera ni imyakura yakandamijwe cyangwa se yahungabanyijwe. Burya mu gihe cyo kubyara cyangwa se kubagwa hari imyakura ishobora gukandamizwa. Urugero nka sciatic nerve cyangwa se peripheral nerves. Uyu ni umwakura w'umugozi cyangwa se indi myakura yose igenda igana mu bice by'impera cyangwa se mu mpera z'ingingo nko mu birenge ndetse no mu ntoki. Ibi ngibi rero bishobora gutera no muri twa tuntu tujombajomba, ibyo bita tingling, bikaba bishobora kuba byanatera kutumva neza ndetse bikaba byanatera gucika intege mu ngingo cyane cyane aho ngaho mu birenge ndetse no mu ntoki. Dore rero uko physiotherapy ifasha ikindi gice cy'ingenzi gikomeye cyane kibanda ku buvuzi bw'ibi byose ngarutseho haruguru. Iki ni igice cy'ingenzi cyane cyane no ku bakunzi ba Physio Rwanda kuko barabizi ibyo twibandaho cyane ni ibibazo bijyanye gutyo n'umubiri, uburyo umubiri ugaragara, uburyo umubiri ukora, byose biba bimeze bite. Abantu benshi rero batekereza yuko physiotherapy cyangwa se ubugororangingo abufasha gusa ku bijyanye no kuvunika ku mugongo ndetse na siporo, ariko physiotherapy ifasha cyane na nyuma yo kubyara. Reka mbigusobanurire neza. Ikintu cya mbere physiotherapy ifashamo burya ni ugutuma amaraso yongera kugenda neza. Burya nyuma yo kubyara cyane cyane iyo umuntu abazwi cyangwa se hakozwe iki cyitwa C-section, amaraso ashobora kudatembera neza. Iyo amaraso rero atari gutembera neza, amaboko ashobora kugenda agatitira cyangwa se akumva by'umwihariko asa n'ashyushyemo ukuntu, ibirenge bikabyimba n'umuntu agatangira kumva utuntu tugenda tujombajomba. Physiotherapy rero ikoresha icyo bita gentle exercises, ni imyitozo iba yoroheje, igakoresha mobility exercises, imyitozo yongera gutuma ya mitsi ibona ahantu heza ho kunyura, igakoresha kandi circulation exercises, ya myitozo yongera gutuma amaraso agenda neza. Ibi bigatuma amaraso atembera neza mu mubiri, bityo bya bibazo wagiraga bikaba byavaho. Ikindi kintu cya kabiri physiotherapy ikora ni cyitwa nerve mobilization. Burya imyakura yakandamijwe cyangwa se ikaba yahungabanyijwe, umuphysiotherapist cyangwa se umuganga ukora muri serivisi y'ubugororangingo akoresha icyitwa nka nerve gliding exercises. Iyi ni imyitozo ifasha kurekura ya myakura, ikagabanya kwa kutumva neza wumvaga ndetse ikanagabanya twa tuntu tujombajomba. Urugero mu byo bakora harimo icyitwa wrist nerve glide. Ni ukuvuga ngo aha ni imyitozo bakora yangaha ijya kugana mu kiganza, aho ari imyitozo ifasha gutuma noneho ya myakura ica mu kiganza byose ibasha kuba yakora neza. Ikindi kintu bakora ni ankle mobility exercises. Ni imyitozo yo mu kagombambari, nayo ituma rwose ya mitsi ibasha kumanuka neza, amaraso agatembera neza ndetse n'imyakura ntibe yabangamirwa, bityo twa tuntu tujombajomba tukabasha kugenda tuvaho. Indi myitozo bakora ni neuro sliding exercises, aho rwose iyi nayo ari imyitozo ifasha gutuma ya myakura idakomeza gukandamizwa. Ibi rero bikaba bishobora kugabanya cyane utwo tuntu tujomba mu biganza ndetse no mu birenge. Ikindi kintu cya gatatu bakora ni ukugabanya kubyimbirwa cyangwa se edema. Ni ukuvuga ngo aba physiotherapist bakoresha uburyo butandukanye, burimo nk'ubwitwa lymphatic drainage techniques, aho ibi ngibi ari bifasha y'amazi yirundanyije mu mubiri kugabanuka. Birumvikana ko hantu habyimbye ubusanga n'ubundi ari amazi yirundanyijemo, amafluid arimo. Ibi ngibi rero iyo bakoresheje izi technique bituma noneho kwa kubyimbagana bigabanuka binyuze mu kuba y'amazi yirundanyije mu mubiri bayagabanyije, bityo akagira uburyo ki ava hantu yari yirundanyirije. Bakoresha kandi cyitwa movement therapy, aho ari imyitozo yoroshye irimo nka ankle pups, imyitozo yo guhina ikirenge
wongera ukimanura wongera ukizamura. Bagakoresha imyitozo kandi yo gufunga ikiganza wongera ukirambura, kuko ibyo ngibyo bituma n'ubundi cya kiganza gikora neza, imitsi irimo igakora neza, imyakura irimo igakora neza, ndetse no mu kirenge naho nuko bigenda. Ikindi kintu bakora ni imyitozo yo kugenda, walking exercises, aho bituma noneho y'amazi cyangwa se amafluid yari yibumbiye ahantu hamwe adahagarara ahantu hamwe, ahubwo akabasha kuva ahantu hamwe akajya ahandi. Ikindi kintu cya kane physiotherapy ikora ni icyitwa post C-section rehabilitation. Burya ababyeyi benshi ntabwo bahabwa physiotherapy nyuma yo kubagwa, ariko burya biba ari ingenzi cyane. Physiotherapy navuga ko ifasha mu gukira neza igisebe, cyane ko ibyihutisha, ikanafasha kandi kugabanya ububabare, ikanongerera imbaraga umubiri, ndetse ikanafasha mu kunoza posture cyangwa se mu gukosora uburyo cy'umuntu ameze. Burya iyo umuntu afite posture mbi cyangwa se ukaba usanga hari ahantu hamwe yahengamiye bitewe wenda nuko hari ububabare yagize, akumva nyine ari bujye kuguma muri uwo mwanya, iyo posture mbi ishobora gutuma imyakura ikandamizwa, bityo twa tuntu tujombajomba ukumva turushaho kugenda twiyongera. Ni ryari rero uba ukwiriye kujya ku bitaro byihutirwa iyo ufite ikibazo nk'iki ngiki? Mu by'ukuri uyu mubyeyi cyangwa se n'undi muntu uwo ari wese ufite ikibazo nk'iki agomba kwihutira kwa muganga, niba afite kubyimba cyane mu maso, niba hazamo kubabara umutwe cyane, niba hazamo kureba nabi, niba hazamo kuba yakumva afite umwuka muke, niba hazamo no kubabara mu gituza. Ibi ngibi bishobora kuba postpartum hypertension cyangwa se preeclampsia, bikaba bituruka nyine ku muvuduko w'amaraso. Ikindi kintu nasorezaho, burya utuntu tujomba mu biganza n'ibirenge nyuma yo kubyara ntibisobanura byanze bikunze ko ari amibe. Bishobora guterwa nyine n'ikibazo cy'imyakura yabangamiwe, bishobora guterwa no kubura ayo mavitamine, bishobora guterwa no kuba iyo circulation cyangwa se uburyo amaraso atembera mu mubiri bitari kugenda neza, bishobora no guterwa n'umuvuduko w'amaraso nk'uko twabivuze. Kandi ibyo byose physiotherapy ifasha cyane mu kugira ngo bikemuke. Niba uri umubyeyi rero uherutse kubyara ukaba ufite ibi bimenyetso, ni byiza ko ukwiriye kujya ku bitaro ukabisuzumisha hakiri kare kugira ngo babashe kuba bagufasha, bakwereke ubuvuzi bwiza bwizewe ukwiriye guhabwa. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi ngibi rero, ibiganiro bigaruka ku buzima, bigusobanurira ibibazo bitandukanye ushobora kuba ufite ariko utazi neza ibibazo byawe bimeze bite, uri ahantu heza, kanda subscribe hano kuri Physio Rwanda, ukande like kandi usangize iyi video abandi babyeyi bose bahura n'ibi bibazo, kuko ahangaha niho uzajya ubonera inama z'ubuzima mu by'ukuri zigufasha kuba wafata ubuzima bwawe neza. Kandi aho ugira ikibazo icyo ari cyo cyose, twebwe ucyandika muri komenti, noneho tukazagusubiza, tugakora video cyangwa se tukagusubiriza aho ngaho. Ariko mu rwego rwo gukora video tuba tugira ngo dufashe n'abandi bantu benshi bafite iki kibazo, kuko akenshi iyo ucyumviseho uri umwe, hari igihe hashobora kuba hari n'abandi bakigize ariko ntibabone amahirwe yo kutwandikira kugira ngo kibashe kuba cyakemuka.